Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'Umuco Wacu TV. Genda umushakamba Maurice turi ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama umeze neza? Tumeze neza mushakamba, namwe muraho? Natwe turaho. Nangiye kuvuga ngo waramutse ute kandi twaramukanye saa sita n'iminota mike. Twari turi Bukavu. Ubugi icyayi n'ikinga muri Bukavu. Twari turi Bukavu aho twavugaga ibintu abantu bakadutera amabuye. Ngo turabesha, nyuma yaho batangiye kubona nibo badushyikiriza amafoto. Iyo umuntu atigeze akubeshya na rimwe ntiyakubeshya bwa kabiri. Ntibibaho, nta n'impamvu yo kubeshya ariko. Nta n'impamvu yo kubeshya rwose. Ukiriho nuko ariko Bukavu rero yarimo udushya. Twinshi cyane. Abonye abaturage barwanira byeri. Noneho ndagiye asahura isanduku bashyinguramo. Yego. Bagenzi be barimo bavuza induru bati Bukavu imerani wakwera, ati Bukavu yaravumwe koko. Uriya we yasahuye isanduku yo gushyinguramo. Ariko hari waje kumbwira burya muri iriya sanduku. Yego. Hari hatwawemo imari nyinshi mushakamba. Byanashoboka. Ngo harimo imari nyinshi si ukureba hari inyuma gusa. Umuhanga mu kutwara imari. Yego. Yabigenza kuriya gusa abakongomani bagira udushya. Niwibuka undi wagiye kwiba mu rukiko akavamo yambaye n'umwenda w'umucamanza. Udushya tuba hariya nta handi wadusanga. Undi atwara ariko we niwe Kinshasa watwaye imashini y'imprima za passport. Hagati aho agashya kandutiye utundi twose. Yego. Nuko abaturage ni agashya k'iriya video y'abaturage. Iyihe? Barimo batungira urutoki M23 aho umwanzi ari. Yego. Abahungu bakajya kumurasa rwose nta umwanzi akirukanka. Ariko hari n'umudamu. We yivugiraga ati ndi umunyamurenge. Uyu wo ku mupaka. Uriya nawe ameze nk'uwarwanya urugamba. Uraho ku mupaka yemereye abasirikare ba M23 kujya batwaza akawunga akabatwaza n'amata. Uriya nawe yarurwanya mushakamba. Ntabwo ari umutima ugirwa na buri wese. Uriya nawe ni intwari mu zindi. Cyane. Cyane rwose kuko yanavuze ati Masunzu bamukarasa impyiko bazite muri noza. Ite muri Tanganyika. Wabonye abaturage bifashiye igifaru. Urubyiruko rwiboneye igifaru nta yindi stress. Ya gifaru ngo bari bacyambuye FARDC. FARDC yajugunye byinshi. Abaturage basigaye bambure FARDC ibifaru. Bari abaturage n'abakomando. Ariko mushakamba. Ya wenda mbere yo kwinjira mu makuru. Fata akanya gato wenda niba ari umunota umwe cyangwa 2-3. Tunyomoza abantu nk'abari baba bakwirakwiza inkuru ngo AFCM 23 yasubiye inyuma. Bageze mu mujyi wa Bukavu yawusohotsemo ugasanga inkuru zirakwirakwiye. Hari za YouTube nyinshi, channel nyinshi zabitangaje. M23 AFC ngo yasohotse mu mujyi wa Bukavu ngo bariho ngo bashyizeho n'iki buriya twavuga iki ngo igitutu bashyizeho igitutu ngo mu miryango mpuzamahanga ngo Ubufaransa Macron yavuze, ariko Macron yavuze hariya ko ari Bukavu ni Paris. Si byose bijya binsetsa. Ari ikintu abantu bagomba kumenya. Ibinyamakuru bya Kongo nabyo bikabyandikaho abantu nk'abariya rwose batangaza amakuru nk'ariya. Tujye dufata umwanya tubamagane mushakamba. Nibyo ntitwareka kubamagana. Yego.
ariko hari icyo bigaragaza. ibi bigaragaza uyu muntu akura hehe amakuru. Uyu muntu akura hehe amakuru, atora amakuru atoraguye ku muhanda yose agatangaza. yego ntazi gushungura ngo avuge ngo aya makuru yaba ari ukuri cyangwa ni ikinyoma. yego icyo kigaragaza umunyamakuru wo kwizerwa n'utari uwo kwizerwa. yego naho Kinshasa yo ni propagande. yego na Tshisekedi yakoresheje inama abajenerali be, yego arangije avuga ko ngo Bukavu akiyifite. aracyayifite. Ibi rero binyomozwa n'ibyo generale Byamungu yavuze. yego kugira ngo generale Byamungu abantu bamaze kumumenya. Byamungu Bernard, ngira ngo ubundi nta n'umuntu wakurikirana aya makuru yacu atazi abajenerali ba M23. yungirije generale Sultan Makenga ku buyobozi bw'ingabo za AFCM 23. yivugiye ati izi ntwaro zose mureba na mushiki wacu Denise Nyakeru azifitemo uruhare. azifitemo uruhare kuba arahara mu buringiti bumwe na Tshisekedi ntamubwira ati ariko ziriya ntwaro urimo utwara hari iwacu zirajya guteza umutekano muke wacu. kuba atamubwira ati kandi abimubwiye yabireka. yego rero generale Byamungu arivugira ati na Denise Nyakeru abifitemo uruhare. oya ni nabyo kuko ngira ngo iyo batabifitemo uruhare iwabo hagakwiye kuba hari umuhanda wa kaburimbo. yego iwabo hagakwiye kuba hari ibikorwa remezo. yego ariko aho kuba ibikorwa remezo niho birirwa barasana. yego ni ikigaragaza nyine ko ibintu nyine nta rukundo afitiye igihugu. nta rukundo na ruke afitiye igihugu. yego reka twigire mu makuru yacu. mbere y'uko tuyinjiramo, generali Masunzu nyuma y'uko twagiye tuba yahungiye Uvira ariko byarangiye yagiye mu Burundi. ari mu Burundi. gusa uyu munsi nijoro niba ari saa 2 reka ndebe ubutumwa neza uko bivuga. yego yaje kuvayo ajya Kisangani. yego bagiye gutegura intambara cyangwa se urugamba. yego rwo kuza kwataka M23 baciye muri Rubero. ubutumwa bwangezeho yego bwavugaga ko saa 2 z'ijoro aribwo yahagurutse i Burundi. yego akaba ashaka kugarura intambara kuri akise ya Rubero. yego ahitwa Nyangezi Rwambikanye. yego ni intambara yimukiye. yego ndetse witwa General Gasita. Gasita ngo bari bamwivuganye mushaka. Zarendo zari zimukuye mu nzira. ngo zaje mwirengeje zamuteza mbushi. ngira ngo dushobora gukoresha ijwi tukabyumva. Twamwumviye avuga. twiyumviye umwescoti wabivuga rwose. twiyumviye avuga ko bari babateze. twamwumvise. tugakoresha iryo jwi bakaryumva. yego reka nze ndishake. ni iri rifite amasegonda 28. yego reka nze bishyireho ndabishaka. ariko icyo twakwibaza wenda ni ukuba hano bamutega bakorana nawe, ko abamutega mushakamba ni abakorana nawe, icyo ntitukibagirwe. ariko ntabwo bahuje imyumvire, icyo cyo kimenye. yego ntibahuje imyumvire ariko bafatanyije urugamba. bafatanije urugamba ariko uzirikane ko bagiye bashinja abandi. yego ngo bariya abatutsi nibo babagambanira. yego iyo batsinzwe yego ntabwo bemera ko barushijwe. yego ahubwo bavuga ko abatutsi ngo bagambanye na bene wabo.
reka twumve icyo bavugaga. bari bahuye na ambushi, bari babateze igico. reka twumve ndishyireho tubyumve. ariko ikigaragara hariya harimo ubugwari, kuba abantu bafatanyije urugamba, bari ku rugamba rumwe abandi bakabatega kandi bafatanyije. ni nayo mpamvu si igice kuyoza rendo, kuko usibye n'aba bagasita uribuka ibyo bashinjaga Ntuza, ibyo bashinjaga Cira umwami. reka twumve. urumva baravuga umusaza ninde hariya. uze kongera akavorime, uze kongera volume. Volume niyo ni nyinshi. reka nsubize inyuma twumve. nsubize inyuma twumve nongere volume, ariko yari irimo pe. reka twumve noneho. mube tayari. iyo nguyu tugwemo bari bahiteze umusaza, ni abagande bari bahiteze, ariko kubw'Imana bavuye neza. nakimba imodoka yacu yahageze biryamaho irasa, ariko Imana nta kibazo. ariko ubundi kuko ari abazarendo tugaye mu abantu basigaye uburinzi bari maso. yego ujye wongereza igerezaho telefone yumvikane neza, ariko biri kumvikana. yego ati mube tayari. ati iyo ambushi tuguyemo bari bahiteze umusaza. umusaza ni bamugize generali Gasita, brigadier generali, ntakiri koroneri. yego ngo ni Gasita Olivier. numva rero ko bitoroshye. yego ikiriho ni kimwe, wazarendo ntabwo zishobora kubaha amahoro. wazarendo ngira ngo wabonye n'abo zari zagaritse Uvira, video irahari yabo. video irahari. yego urumva rero ntabwo barimo barasubiranamo ritoroshye. ntibasubiranemo, ariko nibyo byiza, ngenda bishima. subiranamo ritoroshye. ntibasubiranemo, n'ubundi ntacyo bafite barwanira. iyo baza kuba bagifite ntibagasubiranyemo. yego ngira ngo noneho twajya ku ngingo. tujye ku ingingo zigize amakuru yacu Mushakamba. kuko intare za Sarambwe ziyobowe na General Byamungu Maheshe Bernard zahumurije abaturage bari mu mujyi wa Bukavu. ikindi Perezida Ndayishimiye yiruhukije umutima nyuma yo kuganira na Perezida Kagame. ingingo ya gatatu turaza kureba uko Arsenal yasebeje Kinshasa. Nduhungirehe arabihukura. reka turebe rero intare za Sarambwe muri Bukavu ziyobowe na General Maheshe Byamungu zabigenje zite muri Bukavu. bwana Sentama, ni ibintu bitandukanye, ngira ngo bagiye amavideo yagaragaye kuva mu gitondo, ni amavideo agiye atandukanye mu makaritsiye agiye atandukanye. yego umuntu arajya ahera ku mavideo yagiye amutungura cyangwa amushimisha. yego ngewe ndahera kuri video y'abari barimo kwiba makaziye. yego babonye Ventura barahagarara abanza bayikomera mu mashyi. bariya nabemeye cyane. ibyo kwiba makazi baba babiretse, bati mureke tubaze twiyakirire intare, sinzi ntituzongera kwiba. Mushakamba bari bameze nabi ku
ku ruganda kuri uriya ruganda rw'inzoga tuzi n'ibifoto yabo bari kuri uriya ruganda rw'inzoga rwose barayibonye. narayibonye amafoto n'amavidewo byose. Gusa rwose byanshimishije kubona babona M23 bakava mu byo barimo. Bamwe bavuye mu ruganda rwose baraza birebera M23. Ibyo kwibanda bihetse. Inzoga zabaryoheye ubu ndakeka aho bari bahaze. Kandi ntawe yibaga kazi imwe wabonaga ageretse ebyiri. Ageretse rwose. Bukavu ubundi yabaye urw'amenyo. Bukavu niko isanzwe ni umujyi ushimishije ibiwuberamo. Buriya Bukavu ntabwo ni umujyi ntabwo ukunze kubamo ubwicanyi nka buriya bw'igoma. Yego. Ariko ugenda ubamo utuntu tw'udushya. Gusa burya rero Bukavu bazira abajura. Bazira abajura pe, umujura baramubona bakamutwika. Kera na kare niko byari bimeze. Ngira ngo ku bantu babaye i Bukavu hari umujura wabagayo muri za 1991 aho ngaho bitaga Kabwana. Ari umusore wubatse umubiri. Yego. Iyo yafungurwaga. Yego. Iyo yafungurwaga uriya mujyi wose warahagurukaga. Baje kuruhuka bamufashe bamuboshye. Baramugarika bamukubita ibuye riremereye mu gatuza karameneka. Urumva rero abajura barabazira rwose. Mu kindi kintu video yankoze ku mutima na mukanya nari nayivuzeho. Yego. Kubona abaturage bakira M23. Yego. N'uburyo yaharabitswe na Kinshasa. Yego. N'uburyo guverineri n'urundi rubyiruko rwinshi rwari guverineri umenya ni wahunze kuri moto. Agiye na moto. Agiye Burundi na moto. Uburyo bafashe urubyiruko magana n'amagana ngo bari kwitegura ngo barinde Bukavu. Yego. Ariko bose ntibamenye iyo barengeye. Ahubwo bafasha abasirikare ba M23 bakajya babwira ati umwanzi ari hariya, umwanzi ari hariya, umwanzi ari hariya. Yego. Iki ni ikintu kigaragaza patriotism cyangwa se ko abaturage bakeneye amahoro kandi ko bakunze igihugu cyabo. Yego. Ndetse ko nyuma y'igihe gitoya. Yego. Bukavu rwose icyumweru kimwe izaba itekanye kurusha n'ahandi hafashwe mbere. Uzi ko ingabo z'u Burundi ngo basigaye bazita basigaye bazita ngo KMDF. Kibunamo amaguru Defense Force. Unyibukije ko hari abarundi buriya abarundi bashwiragiye bitandukanye. Yego. Ni amakuru nahawe aturutse ku rugamba. Yego. Hari abashwiragiye bagana iwabo. Yego. Hari abaganye mu bindi bice, hari abasiragiye bagiye basigara muri Bukavu. Hakaba n'abandi baganye mu ishyamba rya Kahuzi Biega. Yego. Abagiye muri Kahuzi Biega rero. Yego. Ubu bari kubakurikirana. Yego. Baba hasi umuriro. Yego. Bamaze guhatwa umuriro. Yego. Birabarenga. Abasirikare ba Neva bibarenze. Yego. Ntabwo bakuyemo imyenda. Yego. Systeme ya FARDC. Bamaze gukoramo imyenda. Yego. Bamwe ntumbaza aho bakuye utubibiriya. Yego. Bigira abantu bari kugenda bavuga ijambo ry'Imana. Bigize abahanuzi n'ababwiriza butumwa. Bahindutse abahanuzi n'abavugabutumwa. None barabona aba M23 bakagira ubwoba bagatangira guhanura. Bakajya mu mwuka. Bakibagiza ko batazi kuvuga igiswahili cyahariya bari kureba biri kugira bavuga Ikirundi. Cyangwa n'Ikinyarwanda ugasanga hazamo Ikirundi. Bikarangira bivugiyemo Ikirundi. Apanda ati ngwino sha. Ngira ukuntu waje guhanura uturutse Burundi. Ngo bikabifashwe ityo.
imbunda bajugunye n'iki byose. Kabuzi biyagi bamereye nabi cyane. Ndebye utundi tuvidewo. Yego. Kuko iyi nkuru ikameme yo muri nuza tugomba kuyishingira kuri video. Yego. Kuko video nizo zagaragaye kandi zigaragaza uko bimeze. Yego. General Byamungu yazengurutse umujyi agera ndetse no ku biro cyangwa ku rugo rwa guverineri. Yego. Guverineri wahunze kuri moto. Hari video naguhaye rwose bagaragara bari muri quartier yo mu rugo rwa guverineri. Yego. Umuntu yakibaza iyo quartier ituye irahagana he? Sinzi neza ngo guverineri yaratuye he, ariko abenshi bakunze gutura ahitwa, urabona iyo unyuze hariya kuri Place de l'Independance, ngira ngo ibyapa byaho byagaragaraga. Ukihahinguka uvuye icyerekezo AFCM 23 bari baturutsemo. Ubwo baturutse muri kiriya cyerekezo aho abaturage basahuraga Bralima inzoga. Baza binjira hariya. Noneho iyo winjiye umuhanda w'ibumoso, umuhanda ugenda hejuru y'ikiyaga, uri hejuru y'ikiyaga ukireba munsi yawe neza, urakomeza. Noneho hari akantu kinjira mu kiyaga kameze nk'inkweto za bote, bakita la bote, yitwa quartier la bote. Yego. Aho niho bakunze gutura muri la bote. Byashoboka ko umutanze amakuru yavuze ko yego ari kuri residence officielle ya guverineri wa province. Ubwo rero bishoboka kuba ari hariya la bote. Ubundi rwose abahungu bagaragara bahari, abaturage babishimiye bazamuye amaboko. Yego. Banezerewe cyane. Yego. Ubutumwe mu butumwa Bisimwa nako Byamungu yatanze, kuvuga Bisimwa nuko Bisimwa nawe ari hariya hepfo. Yego. Ariko mbwira abantu ko Byamungu bamwakiriye ni ba nyirasenge, ba nyina wabo, ababereye nyirarume n'abandi. Ko Byamungu nuwo hariya hafi hariya rwose. Nuwo muri Karehe hajya hitwa ni muri Kivu y'Amajyepfo hariya. Ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tumaze iminsi tuhavuga za nihe ni hamwe bari barafungiye umuhanda wa Warikare hariya ni Bunyakiri. Bunyakiri? Mu bice bigana Bunyakiri. Yego. Ibyo ni byo bice byaho rero. Ni iwabo rero, urumva ko ari iwabo hariya. Byamungu rero ubwo yarimo aganiriza abaturage ba Bukavu. Yego. Yagiye agera mu makaritsiye atandukanye, ntabwo yabwiye abaturage ngo bajye kuri stade. Yego. Aho yageraga agahura n'abasirikare n'abaturage benshi yabaganirizaga. Yego. Yagize ati batsinzwe intambara, bahabana intwaro. Icyo ni icyaha kibasira inyokomuntu cyane rwose. Nawe abifitemo uruhare. Rwose yabivuze. Mu gihe ari kumwe n'umugabo we Kisekedi, kubera iki atamubwiye ati izi ntwaro utanga zizateza ibibazo? Yego. Mushiki wacu ni umwe mu bafite uruhare mu guteza umutekano muke, si mushiki wacu mwiza. Yego. Ibyo ni ibyatangajwe na Byamungu. Ibyo yababwiye rwose nabibonye kandi na mbere nabivuzeho ngira ngo. Yego, twe twanabitangiriyeho. Ngira ngo yanababwiye ko bagomba gukora nk'ibisanzwe, ni ubutumwa butangwa hose. Yego. Bagomba gukora amasaha 28 kuri 28. Yego. Usibye gukora amasaha 28 kuri 28 kandi yababwiye ko nanone ubuzima bukomeje. Yego.
binagaragaza ko bifuza ko idolari rivunjwa 1,000 cy'amakongomani. yego abwira ko rwose byose biragenda neza kandi ko bagiye kujya bakora ubucuruzi bwabo bakajya i Goma ndetse na Bukavu n'ahandi. yego Hagati aho intambara iri gukomereza mu bindi bice by'umwihariko mu bice bigana Uvira. yego cyane rwose. Mushakamba icyo umuntu yakwibaza ni iki? Hariya ni ahantu tuba tuzi hari ingabo ndetse na zimwe zahunze Goma zagiye muri biriya bice kandi ni ingabo nyinshi wenda uretse abacanshuro bo kuko bahunze bakagenda bagasubira iwabo na MONUSCO uko yagiye muri Kivu y'Amajyaruguru hariya Kivu y'Amajyepfo itakihakorera. Ariko umuntu yakwibaza za tafoke z'abarundi za DRC za ibiki wazarendo ibiki byose bose bagiye Mushakamba ku buryo bakomeza kugenda biruka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye. Ubu buri umwe yasamye ye, buri wese yahungiye aho ashobora gusama amagara ye. bizoroha cyane rwose hariya biba bikaze. kandi birumvikana. yego yego biriya bice igiye kujyamo za Nyangezi ngira ngo wenda ushobora kubiziho. urabona gute ni ibice biraza korohera M23? buriya hari amahirwe M23 ifite arenze andi. amahirwe ifite ni ukuba yaratsinze hariya. aya niyo mahirwe ya mbere. kuba bariya biruka mpamya neza ko biri bworohe. ikindi ni ukuvuga uko barushaho kumanuka bajya muri Kivu y'Amajyepfo ko bibakomerana kuko hari izindi mbaraga za twirwaneho ziri inyuma hariya. ibi rero bikaba biza gutuma hariya biza koroha kuko twirwaneho iragikanga inyuma hagana epfo. M23 ikubita impanuro. biraza koroha pe, biraza koroha. urahuza na wa mubyeyi wari wishimye ati mugende mufatanye muhuze na uriya mubyeyi uzikorera kawunga n'amata ya nawe yarurwanya. mugende mufatanye na makanika. byiza cyane rero ngira ngo abantu tubahaye ishusho ya Bukavu, tubahaye ndavuga Bukavu nibyo Bukavu Rusizi hari igihe umuntu atabyitondeye yabyitiranya. ni bimwe byose biri hamwe. tubahaye twagiye tubamo. turebe kwa Ndayishimiye we ko yiruhukije bimeze bite? afite icyo cyizere. Ndayishimiye afite ibibazo. yego kuko ndahamya ko nta minsi ibiri isigaye ngo abe atagihana umupaka na Kongo. birimo biraba. bivuga bishobora gusohora vuba cyane. bishobora gusohora vuba cyane. ubwo rero yareba akabona byanze. yanditse ubutumwa rero. yego ashyira hanze agira ati abari bateganya kurongera yego mu ntambara ngo u Rwanda ku bitero by'u Rwanda mu Burundi ngo basubize amahirwe mu isaho. yego arongera ati twavuze ku byako turi bubisozerezeho nari nibagiwe. yego arongera ati abarundi b'umutima cyane mugabye kuko
mwugaye nako ntawe uzi umunsi w'igisuma. yego ni amagambo Ndayishimiye yandikiye ubwe, ntawamushyizeho igitutu, yego ariko ngo yaganiriye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda. yego ibyo bihugu yaganiriye nabyo bigenzi by'u Rwanda ubwo ni ibihe byamuremye agatima? yego ubwo yaba ari Uganda na Tanzania? simbizi, ariko buriya buriya sinjya nizera umuntu w'umunyepolitike ashobora no kubivuga atyo atekereza ibindi, agira ngo ajijishe, cyane ko twamubonye umugabo wagendanye n'abandi bakajyana mu Kivu y'Amajyaruguru, yahagera agahinduka undi wundi, ari nawe muyobozi bagataha wagasigarayo. Mushakamba agiye mwizera gake ntakubeshye. uyu ntawapfa kumwizera. rwose. kuri aya magambo ye rero, yego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yego yagize ibyo yasubizaho. yamubwiye ati yatangaje ko ari we ubwe ufite umugambi wo gutera u Rwanda, wo kohereza ibitero ku Rwanda. yego Nduhungirehe yego yagize ati yego abarundi nibo bohereje abasirikare ku Rwanda, kurwanira ingabo za Kongo, kurwanya M23, binajyanye no kurwanya u Rwanda. yego ndetse hari imvugo zo kurwanya u Rwanda. yego izo mvugo avuga zo gushaka gutera u Rwanda ntabwo zitangaje. yego ahangaho urumva ko yabisobanuye. yego Nduhungirehe yabisobanuye kuko nawe ari muri Addis Abeba yego muri Ethiopia. yakomeje avuga ko ibiganiro byabaye ku wa gatandatu ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo byashimangiye imyanzuro y'inama ya SADC na EAC yuko ikiganiro cyangwa ibiganiro hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo bigomba kubaho mu maguru mashya ndetse n'intambara igahagarara. aho ngaho ni ugukorogoshora Gisekedi. yego ese ubona hari igihe kizagera Gisekedi akemera ibiganiro? Gisekedi ntajya yemera, n'ubu reka nkwereke ibyo arimo. ndaje wihangane nkwereke ibyo arimo. Gisekedi ntabwo ajya yemera. n'ubu ngubu ubirebe rwose, reka muguhe, ntabwo ajya yemera namba. biragoye kwemera kwa Gisekedi. urebe iyo videwo birakwereka ibyo arimo n'ubu ngubu. urebe umbwire, urebe ko ibyo arimo buriya ntaho byamugeze. mu gihe irimo ifunguka, Nduhungirehe yakomeje ati yego ngo abanyekongo yego babeshya nk'uko bahumeka. yego yabitangaje ubwo yanyomozaga yego yanyomozaga amakuru yatangajwe na televiziyo y'igihugu cya Kongo. yego ngo ubwo minisitiri w'intebe wabo ngo yavugaga ibibazo by'umutekano muke iwabo, ngo Perezida Kagame yasohotse mu nama. yego babivuga kuri televiziyo yabo. ngo asohowe n'iki? ngo no kutishimira ibyatangajwe n'uwo minisitiri. izi ni za propaganda, ni nka bya bindi twatangiye twamagana babeshyaga ko M23 yasohotse. n'ubu ngo wazaremba nizo zihari. yasohotse muri Bukavu, kandi urabizi urabimenyereye. usohoka mu nama ko ari Tshisekedi, hari undi akanasiga n'ibiryo. yego yagize ati ariko bariya abantu babeshya nk'uko bahumeka.
njye nari mpari nawe wabonye ubutumwa bwo kuri X bwa Village Urugwiro, harimo n'amagambo perezida yabwiye Judith Suminwa. None se yayavugiye hanze yasohotse ko yayavugiye mu nama? Nduhungirehe yavuze ko minisitiri w'intebe Judith Suminwa yafashe ijambo nyuma perezida Kagame amusubiza adaciye ku ruhande, ati amusubiza atazuyaje ku bintu byo kwigira ko ari abantu barengana kandi ari bo bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bahohotera abanyekongo b'abatutsi. Avuga ko ibyo bintu bidakwiriye. Yakomeje ati perezida Kagame yakoze igihe kirekire, agomba kuba yarafashe nk'iminota 20 cyangwa 30 asubiza. Abanyekongo rero bakavuga ko Judith Suminwa yaravuze ngo perezida ahita asohoka, ati babeshya nk'uko bahumeka bariya abantu bose. Nduhungirehe yavuze ko bigoye kugira icyizere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwizashyira mu bikorwa imyanzuro yemezwa. Nta cyizere. Urambaza icyizere none se intambara imaze igihe kingana iki? Amasezerano yamaze gusinwa angana ate? Ko ari menshi cyane nta namwe ajya yubahirizwa. Iby'icyizere nta cyizere dushobora kugirira guverinoma ya Kongo kuko ntacyo ijya yubahiriza. Ariko icyo nakubwiraga mushakamba gushaka amahoro nta kundi twabigenza. Tukaba twizeye ko igihe kizagera guverinoma ya Kongo ikumva ko ibintu irimo byo gushaka intambara nta kamaro bifite, kuko ni intambara ubwayo n'intambara ubwayo ntiyabishoboye. Nibyo wavugaga rero. biriya nibyo nakubwiraga, ni ntabwo bari abagabo babizera, kuko none se reka wenda twari duhereye kuri Ndayishimiye, nongere mvuge kuri Tshisekedi warimo uvuga. Subira inyuma urebe imyanzuro, amasezerano amaze gusinyana, yaba ari n'imitwe itandukanye, yaba ari n'iki, urebe ni ayahe yashyizwe mu bikorwa, ni ayahe atarashyizwe mu bikorwa. Uraza gusanga yose atarigeze ashyirwa mu bikorwa. Yego. Kudashyirwa mu bikorwa kwayo rero ni nabyo bisubira inyuma bikagarura biriya bibazo biri hariya, kuko ibibazo ntabwo aba bikemuye. Urumva rero nta umuntu ugirana amasezerano n'abandi ntayubahirize, ntagire na make yubahirizamo, ibyo bikwereka iki? Nayo yagiranye na bene wabo yarayishe, ntayubahirize. Urumva rero ntabwo uwo ngo ntiwamwizera ibyo avuga. Tugaruke kuri Ndayishimiye. Ndayishimiye yumvikanye na EAC. Yego. Ajyana na EAC muri Kongo. Buriya arutwa na Tanzania yameshe kamwe. Yego. Iravuga iti hariya ntitujyayo tubajya ahangaha. Ya nayo yaza gukora kimwe muri ibyo. Ni ukuvuga ngo ibyabo byarasobanutse. Yego. Kubera ko yego icyabaye, yego, Tanzania yanze kujya mu butumwa itari guhabwa amafaranga cyangwa ubutumwa bw'ukuri. Yanze kujya mu butumwa bw'amahoro, ijya mu butumwa bwo kurwana. Yego. Kubera ko aribwo bwatangaga inyungu yihuse. Yego. Icyo nicyo cyumvikana rwose. Yego. Twakomeza rwose. Reka turebe rero Kayikwamba na leta ya Kinshasa, ikipe ya Arsenal yo mu gihugu cy'Ubwongereza ibashyize hanze. Bimeze bite? Ngo Kayikwamba yarahiye ngo arava i Burayi yaganiriye n'umuyobozi w'ikipe ya Arsenal. Yego. Yarangije ikipe ya Arsenal, ubutumwa yanga kubusubiza. Yego. Umuhanga avuga ko ngo n'ucecetse abavuze. Yego. Rero yabonye ntacyo gusubiza bariya abantu bazanye amatiku.
yego barabihorera yego babihoreye kubera ko bamenyereye kuvuga batabaho batavuga. yego ariko bajya gupostinga aravuga ngo babaciye amazi. yego ubwo nyine biba bigiye ku karubanda gutyo. yego abantu bati harakaba hari senari ahubwo turayifana. yego rwose harahoze atari senari turaza kuyifana. Arsenal ahubwo nimujyana amasezerano nabo muze mujyane amasezerano natwe. Ariko se Mushakamba buriya Arsenal burya nayo ireba kure. Barabwiye ngo izegirane nawe amasezerano. Buriya nta kindi cyabiteye kwanga nuko yabonye nta masezerano bajya buzuza. usibye n'ibyo yego ubundi se bagiranye amasezerano nabo yego ntacyo baba bari kwamamaza. yego ariko se bazishyurwa? yego ntabwo bazabishyura se ko baba banisebeje. yego ubu Giseke adafite ikibazo hari ibihugu atajyamo kubera intwaro yafashe nk'imyenda cyangwa yakodesheje zagiye zishya indege n'ibindi. yego umugabo ukodesha indege igashya ngira ngo ntabwo ashobora kubahiriza amasezerano. yego umugabo washyizwe ku butegetsi abamushyize ku butegetsi akabahemukira. yego uyu munsi Kabila we ntashaka kuvugana nawe usibye kumubona atakiri perezida. yego kubera ibyo bari barumvikanye. yego nako nta muntu w'umunyabwenge uzi ubwenge, nta muntu muzima turabona wabarwa nk'umunyabwenge turabona wigeze na rimwe agirana ibikorwa bizima na Gisekedi. Moise Katumbi yarigendeye. yego Kabila nuko. ahubwo Kabila ni umuhanga cyane Mushakamba burya ngo bari bapanze ko Suminwa mu kujya kuganira nabo ngo azagenda yitwaje abantu ntabwo nguki ni abantu b'abicanyi b'abarwanyi kabuhariwe. ntabwo byabura. noneho ngo bakamuniga abimenya mbere rero avuga ati igihe simboneka muzaganira na kanaka mu mwanya wanjye. birumvikana. urumva rero ntabwo bariya abantu ntababizera. n'ikipe ya Arsenal rero ni muri urwo rwego yabangiye. urumva ko yabashyize hanze bagira ngo bayiteranye n'u Rwanda ibyo biranga. biranga yabyemera. bagana ku musozo ariko hari nta kintu wari wavuze ko uza gukomozaho nyuma. icyo nari gukomozaho ni uko nuze yabihuhuye ati bari abantu babeshya nk'uko bahumeka. yego ya jambo rize kwandikwa mu migani kuko ritagiyemo rwose byababaza kubeshya nk'uko umuntu ahumeka. reka tube duhiniye ahangaha dukomeze turebe iyo bigana n'uburyo bindi n'andi makuru atandukanye. yego turi bugende tuyageza ku badukurikiye n'ubundi mu masaha ari bukurikire. yego reka noneho dushimire abari badukurikiye Mushakamba. tubashimire cyane barakoze kudukurikira kandi barakomeza kudukurikira kuko amakuru yacu ahoraho ntahagarara. turayakomeza no mu kanya kari buze turongera tugaruke. Mushakamba rero wakoze cyane nawe kandi n'abari badukurikiye barakoze. ingingo twaganiriyeho ni ingingo zigera muri 3. twaganiriye kuba intare za Sarambwe ziyobowe na General Byamungu Mahesh Bernard zahumurije abaturage bo mu mujyi wa Bukavu. tuganira kuba Perezida Ndayishimiye yiruhukije umutima nyuma yo kuganira na Perezida Kagame.
ikindi twaganiriyeho ni uko ikipe ya Arsenal y'umupira w'amaguru yasebeje Kinshasa. Minisitiri Nduhungirehe nawe arabihuhura uvuga nawe hari icyo yabivuzeho. Izo nizo ngingo z'amakuru twaganiriyeho. Turabashimiye rero, umunsi mwiza kuri bose, umunsi mwiza kuri wowe Mushakamba, kandi abatarakanda subscribe ntibibagirwe bakande subscribe, ikandwa rimwe gusa, abayikanze ntibongera kuyikanda. Bakande share ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Share ikandwa inshuro nyinshi ukurikije umubare w'abantu ushaka gusangiza inkuru. Like ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Noneho banatwandikire babinyujije muri comments, badushyikirize ibitekerezo byabo. Turabashimiye rero, umunsi mwiza nawe Mushakamba. Yari Sentama, mikoro ni yawe Mushakamba. Murakoze cyane bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mukomeze mugubwe neza.